Jo twakoze ikiganiro uravuga ngo akorera satani mu buryo bweruye. None se ntago bibona? Umugozi wa satani ubutumwa bwiza bwumvise ntago yakiyana. Ose ubona ateruye wavugwaho ibintu rimwe umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, bakakuvuga ejo ugashaka, bakuvuga ejo ugashaka, bagongera ejo ugashaka. Iyi Imana ni kagoma. Ngo ni imijugujugu mutera abakozi b'Imana. Ni ya magambo nyine yo muri Bibiliya buri wese atajya buri umuvuno wiwe mwishakiye yo kwiyorohereza borohereza ariko kuri abarukuri boresa byabya akaboreka sugo nago wa mbere umuzima Masiya ntago yamworetse se ariko Masiya z'ubwenge nawe ko nawe biriya simbyemera ntago ngiye nabyemeye nko mubivuga muvuga ko nk'umutesi yamushutse ariko siko nyembyemera bose ni nta cyashyu urimo. Yes, reka ngusuhuze nanone mwifuriza ibihe byiza ngo ayikaze wuje uri mushya ngo ayikaze kandi nimba dusanzwe tubana kugira ngo winjire mu muryango wacu mugari rero kanda subscribe ubundi uhite winjiramo direct kugira ngo dufatanye rize hamwe kubaka ubwami bw'Imana. Hari icyo wakora kugira ngo umusaruzi Ministries utere imbere ndetse n'umusaruzi TV by'umwihariko icyo nta kindi niyo wakoze subscribe ubundi ukagerageza gusharinga inyigisho ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi kugira ngo n'abandi baze twegere Imana turi hamwe. Nitwa Mugisha ndi kumwe na Mushumba nkuko bisanzwe ngo hayikaze. Urakoze cyane Mugisha. Meze fresh ni bisanzwe nka misa ya mbere. Ukumeze ni ibintu bisanzwe ni nka misa ya mbere kidasanzwe nuko misa ba Imana ishimwe ko utarwaye, Imana ishimwe ko nta kindi kitari igisanzwe. Ntago ibibazo dufite twabivugira kuri YouTube. No baguhitana ahubwo bivuze. Aha abantu bantuka ntacyo nabatwa. Abanyarwanda tubaho mu buzima bwo gushaka. Ariko mugi nakubeshye buriya nukuri umuntu agututsa gwa motivation yo kurushaho gushaka Imana. Ego. No kuyegera kugira ngo baze Imana nimba uri mu nzira. Nukuri bajye baza you are welcome. Reka twiragize Imana aho gatuma witekerezaho. Eske ndi mu rugendo? Ndi mu nzira? Ndakijijwe? Cyangwa umutima wanjye urabeshye? Ibyo mvuga nukuri cyangwa nibihimbano? Cyangwa ndimo rero wasoma Bibiliya narasobye nsanga intumwa n'abakozi b'Imana nemera muri Bibiliya abanyamuhamagaro bagiye baca mu rugamba. Iteka ryose bavuga ngo ahakomeye niho hava amakoma. Kandi umugisha ntago wamenya aho uva. Reka dusengeho gato ubundi tugaruke. Umekunesha nkuko wanesheje urugamba warwanye wararutsinze ntago warutsinzwe uri insinzi y'itorero ryacu. Umusaraba nibendera twebwe abakijijwe twemera n'isoni zawo n'ujye tuneshereza. Turagushimiye ko wavuye mu gituro, turagushimiye ko watanze amaraso yawe ukayamena ku bwanjye ndetse n'itorero ryawe n'abakurikiranye umusaruzi TV bafite inzira yo kugira ngo bajye mu gihugu cyo mu ijuru bakemera bagatotezanywa nawe bagatukanwa nawe tukaba turi abaragwa ndetse turi n'abaraganwa mu bwami bwa Kristo. James na Daniel baravuze ngo sinshaka gukora ibyo nibwira, aravuga ngo ndashaka gukora icyo wampamagariye. Nanjye ndashaka gukora icyo wampamagariye muri iki gihe Mana. Ndashaka kubera umumaro mwami, ndashaka kubera umukozi wishimira, hakubera umwana wo mu rugo rwa data, haba umwana mu rugo rw'Imana. Imana ishima ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye, nemera ko ari umwana wanjye. Hamwe mwami n'abana bawe wongere umugabane ndetse n'umumaro ndetse n'umurimo w'abakizwa, abarimbuka bagabanuke babe bakeya. Imirimo ya Kristo n'imbaraga za Kristo zibe muri twebwe, imbaraga y'agakiza ibe muri twebwe. Ushoboze Mugisha umuyobore ibyo agiye kumbaza, ajya mbaza ibivuye ku mutima wawe, kandi nanjye nsubize ibyo wagasubije mwami. Nkubere akanwa urangurure muri njyewe ubwenge bw'Imana n'umuriro wa Kristo bibe muri twebwe,
kuko umuririmbyi yaravuze ngo umuntu w'Imana yaravuze ngo ntacyo nishobore, ngo ariko ashyuhijwe n'umuriro aravuga ngo mwami none uzuntume. None nanjye rero umuriro uranshyuhije, ndemeye intume. Tugereka kandi uganze mu izina rya Kristo. Amen. 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 Reka tubahe ikaze nanone bushyashya dutangira ikiganiro cyacu. Nagira ngo nkubaze ku bintu bibabaje itorero ry'Imana cyangwa se ibintu muri rusange biri gukora negative, ibintu bijyanye n'ibitari byiza ku bakristo muri rusange. Nsigaye mbona ijambo ry'Imana cyangwa se amatitire y'abakozi b'Imana barayagize ama content, bayashakamo content kuri YouTube, bishop runaka, pastor runaka, akabaho ngaho umuntu umwaka 2 3 4 utarumva wenda avuga ati ari kwibigisha ijambo ry'Imana cyangwa ikindi, ahubwo kumva ngo ari gusambana, ari gushaka abagabo, ari gusohoka Dubai, ari muri ibi n'ibi. Ubona byibuze ikibazo cya mbere naheraho niki byangije aho byatangiriye kuba ngo content bagashaka ibintu bavuga, gasezera YouTube bakagaruka, mbese bakivuruguta. Ariko iryo zina buriya ngo iyo utari mwisa amakuru namenye ngo ntago bigenda neza. Kuki ushaka kwiyitirira izina ry'Imana ariko uri umunyabyaha byeruye? Impamvu ni imwe. Satani igihe kiwe kiri kumushirana, yabonye nta bundi buryo yasarura ubugingo bw'abakristo bazarangara. Uko muri Matayo yaravuga ngo niba bishoboka n'intora zaziyobya. Arangije yangaza abapasitoro mu murimo w'Imana. Biga gukorera Satani live, bagira ibirango live, bakora ibikorwa by'abasatanike live, imihango y'abasatanike live, imvugo z'abasatanike live. Ni nayo mpamvu resulta itandukanye n'inyito y'icyo umuntu aricyo nicyo yitwa. Urugero, yego, ko umuntu yitwa pasiteri ni ijambo ryubahwa, abantu b'Imana bubahaga batinyaga. Ariko kuko Satani yangaje abantu muri uyu murimo, niryo jambo ryabaye igisuzuguriro mu bakozi b'Imana bose. Nimba uzumva ari umuntu uvuga padiri, uzumve nimba ari umuntu uvuga musenyeri, uzumve nimba ari umuntu uvuga maser, ariko uzambwira abavuga butumwa, umbwire abahanuzi, umbwire n'abapastor. Twasenye ubwami bwa Satani. Satani yiga strategy zo kugira ngo aturwanye. Arangije yiga na strategy zina twinjiranwa n'abagende ba Satani. Nizo resulta mubona kuri YouTube. Si ikibazo cyo gucuruza, bari umwami bakurira arabahemba. Kandi ikindi cya kabiri, barabizi neza ku bugingo bwabo babugurishije. Barabuzi neza ko Satani abafite matepo. Zaburi ya 50:16 haravuga ngo urabikora nkakureka. Imana ibaza umunyabyaha ngo wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira ibibi mu kanwa kawe. Ubwo wigize inyanga guhanwa, urabikora nkakwihorera, ukibwira ko mpanye nawe rwose. Ariko umunsi umwe nzaguhana, mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Rero hari ibintu Imana ituziho, hari n'ibyo abantu batuziho. Abantu birengagije ibyo Yesu atuziho, abantu batabituziho. Ahubwo batora ibyo abantu batuziho Imana itabituziho. Urugero, abantu bakagufata nk'umukozi w'Imana, Imana ikabizi kuri umukozi wa Satani waciriwe hiteka. Nyamara mu imaji igaragarira abantu tukabona uri umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Sinzi nimba turi kujyana. Yego. Aho rero no hari ikibazo gikomeye, nuko twitirirwa Yesu ugasanga Yesu ugasanga uwo muntu aherukana nawe mu myaka nk'icumi ishize. Ingorane turi kurwana nazo niza abantu bari gusiga umwanda mu murimo w'Imana, bahoranye n'Imana nyuma bagahitakaza baherutse nka nyuma y'imyaka 10, ubakakanya ntayo bahirutse, akakanya rero bavuga ko bakiyifite. Bagendera kuri nari umugabo ni kanisa mu YouTube, TikTok. Uzarebe TikTok
hari abapasiteri bajyaho ngo bakanaturisha barasetsa gusa none baguhanurira bakubajije akakubaza aho utuye agahita avuga ngo ugiye uzabigenzure uzarebe mu nsengero bye na YouTube byo batinya kuvuga ngo mutange amaturo nawe banabivuze bivuga muri discipline uzabigenzura. Kandi ikindi cya kabiri ese ugira ngo ni ishyaka ry'uko buri muntu wese asigaye afite YouTube channel pastor na buri muhanuzi aya ahubwo imizinga yajemo imyibano. So tukiraho rero iyo ubonye havuzwe ati Pastor Mutesi akoze ibi, Bishop Gerard akoze ibi, runaka akoze ibi, Pastor Claude akoze ibi, abo bose urumva ko hariho udutitire dutangirije izina ryo kwera cyangwa se izina ry'Imana. Hari abo Imana yahamagaye banyabo nabo bitwa gutyo, ariko ntibashishoboye kwitandukanya nabo kuko bariya nibo bazwi ku mihanda kurusha babandi bakorera Imana koko by'ukuri byanyabyo. Ese baba tubigiramo uruhare koko bakorera Imana cyangwa se hari ibindi bintu wenda tutazi? Abo bizi nyine ayo mazina ari izi. Abakorera Imana barazwi n'Imana, n'abakora Satani barazwi na Satani n'isi irabazi. Mu mboni zawe rero nk'uvuga butumwa niho nshaka kumubwira ati mu mboni zawe nyine uyu urebye Pastor Mutesi ubona ari umuntu wahamagara mugasengana mukinginga Imana yamasengesho y'iminsi 3 ujye uvuga ati ashaka kwihana namuhamagara none se ari umuntu waciriweho iteka oya nyine akavuga nka pasiteri se akakubwira ati ngende pastor Adriane ngwino nkuyobore uzamfasha kwigisha. Umuntu udashoboye kuyobora aburugo rwe ntago akwiye kuba umwepiskopi. Twararisomye twararisomye mu Rwandiko Paul ndetse tumute bice 3 nde rwananiye urugo ninde none uvuze se ararufite. Pastor Mutesi ararufite yakoze ubukwe ejo ingo zingahe rumwe asenye kangahe karenze 3 buriye. Ibyo nabyo mujye kuba ngo naciye imanza kandi kuko byarabaye none se koko nacyo ni cyaha ntago yasenye se 3 ariko nyine ya divorce 3 kudivorsa none rukomeye ngo namutumira ngo bigende bitese we yagutumira ngewe akavuga ati Adriane ntabwo yantumira kubera ko impamvu ntago duhuje imico n'imyitwarire. Cyakora yamagara naho Imana ninde mu miduha Provete bakabwirizanya kubera ko umwami bakorera rumwe. ariko mu busanzwe wenda ukuyeho utuntu tw'utunyanga ajya avuga mvuye kuri YouTube yaje akagaruka akicara cyangwa se akasaba imbabazi nkumva ejo ibyo yasabiye imbabazi yanjye arabikora. ariko si ijambo bibiri nta mbuto zindi mubonaho imbuto ijambo bivuga ngo mw'abafarisayo mwe muzabonesha no mu minino mu bingamiya mukayimira bunguri urabizi no kugaragarira imbere y'abantu kuri mwiza ariko mu imbere ukaburi uri intumbi warapfuye mu buryo bwo mu mwuka. Erega hari abantu ijuru ryamaze gushyingura. Ni ikibangiza ku murimo rero w'Imana. Niko nyumva neza. Hari abantu ijuru ryamaze gushyingura ariko mu isi bakibona bagenda bakagira ngo nabagenzi bameze nkande bameze nka Imana imuhamagaye yamuhamagaye mutuma abanuzi 3 wa gatatu yaje avuga ibihano 2 igihano cya mbere yamuhana igihano cyo kudafashwa, ikindi cya kabiri imuhana igihano cy'ubutindi butunze, ikindi cya gatatu imuhana igihano cyo gukenyuka. Sinzi nimba turi kujyana. None se umuntu ashaka kudakenyuka mu mubiri agakenyuka mu mwuka. Ibikenya byinshi tubona bihagaze ni ibyakenyutse mu mwuka bifite ahashize habo hari heza, ariko uyu munsi nta buhamya bwiza bafite imbere y'Imana. Rero kuko aho zinzu hose ahora itongo wifata umuntu utuye mu matongo mu mwuka umugire ngo yuba ngatuye mu rugo atuye mu nzu y'Imana. Sibyo tujye tureka kushitsigiriza no gushaka gufata ukuri ngo tukugira uko kutari. Nimba turi guhugura koko tukaba turi mu nyungu z'Imana, nimba nicaye hadereye kubw'inyungu z'Imana, ujye ureka nkababura amagambo yose mvuga ngakusaruze Imana izayambaza. Ujye ureka mvuga ukuri ngo kuri mu mutima wanjye. Noneho ikindi cya kabiri ujye undinda korohereza abantu. Ntago ibi bintu byoroshye, dukwiye kubwiza abantu ukuri nabo bari bo ubundi bakiyana. Wivuga ngo rero ngo mutumese icyambere ngewe itoro nsengeramo siriya sengeramo, ikindi cya kabiri nta nawe yigeza ntumira, icya gatatu ntitunaziranye keretse kuri social media,
ibyo mbona nyine bigaragarira inyuma rero nta muntu n'umwe utari umukandida w'ubugingo. Ikibi nuko abantu batekera Yesu. None yaba ariyo mpamvu abakristo benshi bakunda gukomozaho bavuga bati abapastori erega bamwe bajya mu bapfumu my friend. Nyine hari umwuka w'abapastori ngo bakunda abagabo, ubusambanyi ndetse n'ibindi. None si umuntu w'umwuka afite umwuka w'abapastori w'ubusambanyi byene akaba bifite, ntabwo wumva ko ari umwuka w'abapfumu cyangwa wa karande. Ese abapfumu bateza harya mu gifaransa bavuga ngo iki? La malade, nimba ari malade. None se abapfumu bateza abapastori umwuka w'ubusambanyi gute? Kandi abapastori ariko se pasiteri nini si umuntu nkawe. Yego. Ntagira umubiri nkawe. Yego. Ntagira ubwenge nkawe cyane. None se nuturinda bibiri vanga umunyamakenga yabonye ikibikije agira ute mugisha? Ariko aba yarahamagawe. Agira ute nsubiza? Aba yarahamagawe. Arakikinga. Aba yarahamagawe. Yabonye ikibikije arakikinga. Aba yarabahamagawe byibuke na inde pastor. Hahamagawe benshi ariko zikabitabye ari bakeya nawe kandi umutima wawe uzukuru. Sibiye urabizi neza. Uzukuru urabizi. Nuko impamvu ushingiye ku nshuti zawe uzi nawe z'abapastor. Abuzi b'inyangamugayo ni bake. Watangira ubuhamya. Ubu nanjye akakanya tutagikorana cyangwa kudukorana abantu mujya mumvugana inyuma y'igikari nibo banzi cyangwa nanjye ninjye nkuzi igihe tugendaniye. Rero twe kwirirwa dusigiriza abantu bataye Yesu, bari gushakira Yesu Isamariya. Ntabwo turi kubasayiriza kandi Yesu yageze ikatapfa. Ariko ejo twakoze ikiganiro avuga ngo akorera Satani mu buryo bweruye. None se ntabwo bibona umugozi wa Satani ubutumwa bwiza bwumvise ntabwo yakiyana. Ose ubona ateruye. Ariko ubundi nkubaze wavugwaho ibintu rimwe umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, imyaka ine, bakakuvuga ejo ugashaka, bakuvuga ejo ugashaka, bagongera ejo ugashaka. Iyi Mana ni kagoma ngo ni imishugujugu mutera abakozi b'Imana. Ni ya magambo nyine yo muri Bibiliya buri wese atajya buri umuvuno wiwe mwishakiye yo kwiyorohereza borohereza, ariko ukuri aba ari ukuri. Ukuri aba ari ukuri. Umutima wacu rega ubuze ukuri. Gusa ahubwo icyo nafasha abantu mureke tumwakire ukwari, tumusengera Imana imugarure, n'ubundi yamaze gutakara. Ni ukuri. Mu bantu Yesu yabambiwe nawe arimo, twamusengera Imana ikamugarukaho. Kuko buriya guhomba umuntu nk'uriya uzi kuvuga kuriya w'intyoza nka kuriya sibiyo, kuko ni intyoza aratuje agaragara nk'utuje, ariko yewe we ubumara ni hatari. Amagambo y'imbuto nyine zitari nziza. Urebye ubona hari nk'abagore byaba byaragize ingaruka cyakaboreka by'umwihariko abamukunda. Abagore se byaba akaboreka sugo ntago wambere umuzima Masiya ntago yamworetse se. Ariko Masiya z'ubwenge nawe ko nawe biriya simbyemera, ntago ngiye nabyemeye nko mubivuga. Muvuga ko nk'umutesi yamushutse ariko siko njye mbyemera. Bose ni nta shyashyu urimo, nta funi nta mujyojo, kuko yiyegereje umugabo ibirenge se. Umukozi w'Imana se yoza umugabo ibirenge utari uwe batamuba ataratanga inkwano. Nimba umukozi w'Imana koko. Ariko se reka nakijijwe. Koko reka nkakubaza. Ese ugira ngo bari erega mwuka wera ari igihe ahanga ku bantu. Uri gufiyansanya nk'ubusheri wanjye ntiyemerewe kunyuza ibirenge. Wowe se abikoza se waramukoye. Ni ngombwa ngo urindire umukwe. Sha mukuri kw'abagenzi ngiye nahobeye umugore wanjye tubana. No kumuhobera. Ngewe rwose. Mudateretana ntabwo amuhobera. Rwose twahanye amumusaya duhoberana. Nari ndi kwa mabukwe. Umva cyari cyanjyanye. Ariko siko abandi batereta. Yaranyumva? Ni ikibazo nyine. Ntago uko ntereta ariko nteretwa ariko mwebwe mutereta. Yego nta nubwo inzira naciye marizo muzacamo, ariko hari ibintu barabo ko ari abagabo bashatseho. Ni abagabo abagore babyayeho. Uvuze ikintu cyiza. Abagabo bashatseho ntago bazi imbaraga iri mwabiriya bintu, kandi ngira ribarusha imbaraga ngo bakagwa n'ubundi ngo kandi kugwa ngo ni ibintu bisanzwe ngo ntawe utagwa. Iyo ni imikino muba murimo ntawe utagwa. Abantu bose se baraguye. Izo ni inzira zorohereza abanyabyaha, sikubwira ngo genda nawe ugere ikirenge mu cyanjye nawe ujye urebe ugende urebe icyo nakurushije. Ntago ari cyo Yesu adushakaho, hano ugenda cyo twahamagariwe muri kwiha imisozi
ibyo muvuga si byo. Rero barimbuye abagore benshi, wibimbwira icyambere abantu benshi buretse gato unyumva icyambere ndaje ngumbaze icyambere nta muntu w'umudamu ugikunda YouTube keretse ibirara nibyo bisigaye biza kuri YouTube. Abana bo mu rugo basigaye baza ni 3%. N'umuvuga butumwa uje kuvuga ubutumwa kuri YouTube w'umumama avuga yigendeye hari abonze mazigiye mbwa ntago mwari tugakora inyigisho bati yewe ati bagutera amabuye wenyine ataho turi kugusengera ati ibyo ntabyo nshoboye. Baratinye abantu basigaye bafite imitima y'ubunyamaswa kuri YouTube. Ngaho nawe uzareba abantu bose badutuka ni abakristo bafite insengero basengeramo kandi iyo bagiye kwaturangira ngo ntibavyatura kandi atari icyaha umutima runaka yavuze umukozi w'Imana na umutima ntago ubwiwe n'iki ko umuntu akorera Imana nambuta afite zigaragaza ko akorera Imana ubwiwe n'iki katari umwagenti wa Satani umutima ari uwa Satani. Uzabigenzura urebe nawe urebe reka tuganire sibyo yego. Ntago bavuga ko mbyise ubujajwa ariko nkubajije abagore 10 bo kuri YouTube bafite ingo ntabo wambwira ndabakubwira 10 yewe si nkwatse beshe mbwira 6 babakozi b'Imana babavuga butumwa ntumbwira abapastor Pastor Mutesi uwo mukuremo kuko ashatse 4 Asiya we n'umupfakazi wowe si we nawe n'umupfakazi ubwo turi kuvuga ku bavuga butumwa n'abapastor 10 washatse rimwe Pastor Kaminka Emerita ni rimwe Julienne Kabanda 2 Mignon Apotre 3 Mama Lionel 4 Mukapa nyina Pasika harya 5 ubu ngewe 5 sibo wasabye se 10 aya nakwatse 10 hari abandi ariko ndi kugenda nibagirwa amazina yabo nabo wabona genda wazana na Hortense abenshi ni ibirara ariko wakubwira ngo mbwira ibirara 20 by'abadamu baba divorce nabyuzuza ntago aba divorce mvuze noneho hariya ntago aba divorce bose mvuza ngani excuse munyumve neza badafite umuco abadamu 20 batandukanye badafite umuco batukisha izina ry'Imana kuri YouTube nakuzanira 30 cyangwa 20 nabazana mubimbajije rwose nitonze nabagutondorera batukisha abantu badivorushije bose uzabigenzura uzajye kwa aya mashana akomeye bose bakubwira ko umugabo ari we wabaye victim nta uvuga ko ari we wabaye the same victim avuga ko umugabo ari inde yaramubabaje urakoze ngo yamukoreraga niko bose bavuga yamugira guku nyamara barabaga busanga barumiwe bo bibyo kuvuga nta nibyo baba bafite erega wowe byenda ngo amakuru ngende umugabo buri impamvu ujye ubona abamama benshi baza bakavuga ngo bagataka ngo abagabo barabaho nanjye mfite abagabo bandirira abari na leta imaze iminsi ivuga ko abagabo turi guhohoterwa mu ngo ahubwo nuko bavanga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ntituvuge ariko nabo barabahohotera barababaye rero wimbwira ngo ariko ngo runaka ngo numukozi muracyamushidikanyaho se ibirango by'abana b'Imana biragaragara n'ibirango by'abana ba Satani biragaragara Yesu yaravuze ngo muri abaso Satani ukuri icyaha n'uwande n'uwa Satani niko Bibiliya ivuga yego niko urwandiko rwa Petero ruvuga ukuri icyaha nazi Imana n'uwa Satani kandi Bibiliya ivuga ngo ukiranuka niwe mukiranutsi umunyabyaha niwe munyabyaha ukuri icyaha n'uwa Satani rero nibyo nuko biteye
ubaye uri umusore cyangwa se nawe uri umugabo yego uri umugabo ariko ndi kuvuga ubaye uri umusore cyangwa se uri umugabo bagira ngo abantu bumviremo n'inama ukaba ufite Pastor Mutesi n'Uwasiya batandukanyije ubuhamya ariko nyine bose babitwa ko ari abakozi b'Imana ngo bakorera n'Imana. Ninde waha amahirwe menshi yo kuba yabona umugabo yo kugira ngo azubake utitaye kuri divorce yakoze? Nizo muhita mushira imbere kandi wabona amahirwe menshi, kandi biriya bintu wabona amahirwe menshi kuba yabona umugabo. Wowe uri nk'uwo mugabo wahitamo ntabwo nahitamo bariya kuko njye nahisemo wishyira amaho gatego. Sinaba umusore kandi narabirenze. Sinaba umusore ahubwo wowe reka mbikubaza ari wowe kuko niwe musore. Jewe wowe wahitamo nde? Nta numwe. Aho none urwo ushaka ngo njye mbivuge ndi umugabo se? Ariko wowe ubitewe n'ubuhamya babonana bwiza se? Bwiza bajya bavuga ngo nta muntu ubura ishyashya umudamu wamaze kumenya kuko bajya muri saro y'ibihumbi 50 mu mujyi kugira ngo bamukorere natirere yiwe hatabaye Yesu ngo amugufashe ntago wamushobora. Wowe n'ubukene uri gushyira imbere kandi bari abadamu bafite abagabo bafite amafaranga miliyari bajya bakena mwana bagira agakirize. Rero bari abantu ntago wabashobora. Ega ni n'abasitari. Cyakora umuntu wabashobora mukubwire ni umuntu w'ikirara nkabo Steven. None ibirara bihuje buriya kimwe kibabaza ikindi kikavuga ati saba. Nabonye ahantu ari kwigisha. Ibyo biramureba ntago ngewe mbizi. Pastor rwose wo muri Amerika. Ntago nyakubawa rwose sinkuzi ariko nta bunyangamugayo bwawe. Ntago ibyo bintu ari byo. Ntago ni iki kintu wabwira ibyayi bifurirwa mu gikari mu gisha bifurirwa mu gikari biriya bari kubifurira mu gikari. Tugiye kuri message buri umwe kwihana byo turabizi ko bagomba kwihana ariko noneho ko baranihana. Yego ariko kubera ko batwanduje na bugingo n'ubu ngubu nibo abantu bavuga. Ariko ira message ugenera umwe Pastor Steven, Pastor Mutesi, Pastor Claude na Mama Asiya. Pastor Claude afite ikibazo cy'ihene kandi barimo mukize nawe arimo ngo ibyo yakoranye na Mutesi. Rode yubakiye urugo yakoze divorce ari umupagani ataramenya Yesu anabyemera. Ahakirijwe yubaka urugo. Ngira ngo n'ubuhamya bwabo bwiye butandukanye n'ubwabo. Byenda kuko mwamumenyereye mu byo yivugira kenshi ari igihe mujya kuri abo none. Nje kuri ndeze twahere kuri Asiya mubwire ngo ubutumwa kuri we. Icyo namubwira nuko yava kuri social media agakura ubuzima bwe kuri social media kuko buzamwandagaza nagomeza akabekira muri social media. Yego akareka kuza kuri YouTube akabireka burundu agasenga Imana ikamubesha. Ariko hari abantu bamukunda baba bakeneye kububona. Akoze nkubaze mu biganiro wumvise ajya hugura bubatsi ngo umuziki wowe ngenze ko bamuganiriza biraho. None suko ngugure araza gukora iki tuvugisha ukuri katari umuvuga agenda agiye mu rugo rero abana tuze katari umuvuga butuma nk'umutware we ntago mubwingarire abana yajya no mwitoruro rya DPR agafasha ababyeyi akabahugura akabanza akose nabanza komere mu bupfakazi nabanza komere mu bupfakazi avuga abanza ashaka umugabo. Aracyari na muto yazashaka ntago namucira urubanza sibyo. Ariko ngewe ntago ndiwe kuko sinanabawe ariko ngewe ndiwe nava kuri YouTube. Byenda kuko afite inzahuke Pastor inzahuke akabwirizaho akaba arazajya nakorera ibikorwa bye naho kazajya agenda akajya kwa nuka bamuganirije kwa naka bamuganirije yawe nimba ari iki yataye ariko ngo abaye kumukora yagiye kurigiranya akaryoshye munsi yakabatigira gute heramo none ihati baba mva nkubaze hari abantu babana mu kumukorera ubuvugizi ngo abone bashe kubona kugira ngo abashe kubona. Turabayebewe ariko turabayebewe mwebwe ubuvugizi iki ushaka kumufasha se ubundi ugira ngo yaca kuri YouTube ntago bamuhamagara baramuzi hari utazi ikibazo cye. Usibye ko nyine abantu benshi ndakubaza ninde utamuzi kubw'imirimo twagiye kuwa kabiri kuri YouTube iyo nama niyo cyangwa ndi musaza we cyangwa nkamubira
umuvandimwe we namubwira bemeranijwe ijana ku ijana rwose, kubera ko ubanza usenge Imana izagucira inzira. Ikindi cya kabiri, n'ubuzima bwanjye bwose nabugira vie privée, ukareka kwiteza abisi. Tugomba kugira ubuzima butandukanye n'ubwo kuri YouTube. Ntago abana bacu bakwiye kuza muri system ya YouTube, ntago abagore bacu bakwiye kuza muri system ya YouTube, tukwiye kuvuga nkatwe. Uwa kabiri Pastor Mutesi, uriya we rwose nta nama namugira kuko yahuye na nyinshi. Inama namugira nuko yakihana akagarukira aho yagereje. Kwihana nabikuyemo ariko none se mugiriye kwihana byo bose biri imbere. Izicyo basi yihanganuriye bazagumana bazatandukana, sibyo? Nazakora noneho agaruke mu murimo w'Imana tubwiriza ubutumwa bwiza, yarasabye imbabazi bari abantu bose yahemukiye. Nta mutegeka gusaba imbabazi, akaza akabwiza abantu kuri apana kwiyoberanya nkuko abikora. Uwo witwa Pastor Steven ari nawo gatatu dusoreza. Uriya Steven simuzi n'amajwi yiwe ntago ndamenya ukuri ko nimba ari wayasohoye, ariko kuko ari we wateretanye na Sia bakerekana n'amavideo. Ibyo byose ntago byavuye muri telefone ya Steven wayitanze, ntago bamuhakinze, nta nubwo yayitaye, nta nubwo yayibye. Njyewe namubwira ngo yasaba imbabazi Asia, agasaba n'ikiganiro n'abanyarwanda imbabazi, ubundi nimba arafite gahunda yo gukundana nawe bagakundana, bagakosora amakosa bakoze, bakatwereka ibirori. Kuko bakundanye banakundanaga, bakosora amakosa bakoze bikagenda neza. Ngo umwe muri we yarashaka kwirira amafaranga. Ni ikibazo nyine nimba ari miyoritije, urumva ntago bahuza imihamagara. Niyo nama namugira. Tugiye noneho gusoza. Nawe n'ubundi kuvuga ngira ngo ntago yavuze cyane, yimenyeye ubwenge. Tugiye gusoza basengera none Imana. Usengera n'abandi bantu bameze nk'abo. Usengera abanyabyaha bihane. Nabo se sibo abaheze. Abo si abanyabyaha. Oya nshuti yanjye, hari abantu bariya se ko bisinzirije n'abanyabyaha. Abantu bisinzirije mu byo bazi n'abanyabyaha. Ntago tubasengera. Uzi ukuntu abantu birirwa, uzi ko bari gusebya abantu badivahushije. Umudivorce wese arabireba akagira agahinda biriya biye. Uzi ko abantu babasize isura mbi bivuga ko badashoboka. Cyane. Kandi arakubwira ati ngewe urugo rwa mbere, ati urugo rwa mbere rukunaniye, ati n'urwa kabiri akunaniye, n'urwa gatatu rukakunanira. Ariko si byo. Hari abantu bakoze divorce batarabigambiriye mu buzima bwabo, batari banabyiteze, barakura babyisangamo. Aka kanya iyo barebye Mutesi baravuga ati nuko abantu badufata, agahinda karabica. Nta ruhare babigizemo nta niki. Kandi urumva na Sia nawe yasebije abapfakazi. Bakiri batoya, noneho nk'umudamu w'umupasitoro. Rero ijambo nasorezaho riri mu Bagalatiya, namwe yarabazuye abari bapfuye, uzize ibyaha ndetse n'ibicumuro, mukurikije ibyo mwagenderagamo n'imigenzo ya kera. Imana ikeneye ko mugaruka mu rugo rwayo, ubundi mukezwa kugira ngo Imana ikorane nawe. Nasenga wese urabagiriye inama. Ngewe ibyo barimo barabizi ni bakuru kunduta, ariko inama nabaha ngo ndashye dibu. None si inama bari abantu uzi buriya abantu bayibagiriye. Ndashaka kugira inama abasore bagenzi bawe bari kubona ibi bintu, urabona bafite apeti yo gushaka. Wapi? Niyo ubwiye umusore rwose ngo gushaka kuko asigaye abona. Abasore ngo basigaye bakunda gusambanya abadamu ngo batabasebya. Ariko Mana we, urakoze Mana kubw'ikiganiro cyiza dukoze. Shyikira buri umwe wese yongere yumve, yihinire, yisuzume, ubwenge n'imirimo y'Imana bigaragare kuri twebwe mu mbaraga za Mwuka Wera. Amen. Reka dushimire abantu nk'umuco wacu nk'uko bisanzwe, tubabwire tuti mukore subscribe, musharinge ino yigisho kugira ngo ibashe kugera kure, maze tugomeze gufatanya kwagura ubwami bw'Imana, kandi twese twizere ko Imana izaduhembera hamwe kubera ko twafatanyije gukora umurimo wayo. Reka rero mbabwire ngo Imana ikomeze ibarinde, mbabwire ngo ibiganiro by'Umusaruzi TV nakagaruka. Ciao ciao.